Mu bibarafu bya Finland cyangwa se mu mashyamba y'urubura ya Finland hari abasirikare babarirwa mu bihumbi byinshi bavuga inkuru imwe gusa y'umuntu batigeze babona, ariko bose baramwubaha bitewe n'ibigwi yasize. Umusirikare wari umurashi mwiza ku rugamba, ntabwo yavugaga menshi, nta nubwo yiyerekanaga cyane, ahubwo yagumaga ahantu hamwe amasaha menshi ndetse no kugeza ku minsi. Ntiyajyaga kure y'igipimo, ahubwo yakoraga ahaguma ahantu hamwe, nta kosa na rito yakoraga mu byo akora byose, kugeza igihe umwanzi wagaragaje umutwe ubundi akawumena ku rugamba. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet kuri ubu muzi nk'Abarusiya bamubatije izina nka Beryas Mert, mu rurimi rw'icyongereza bikaba The White Death, naho mu kinyarwanda bikaba urupfu rwera. Bino babimwise biturutse yuko yishe abasirikare babo benshi, kandi nyamara batari kumubona. Yishe abasirikare baramuhiga baramubura bitewe na tekinike yakoreshaga, kandi bari kuri site imwe y'urugamba. Mu minsi 100 gusa, umuhinzi w'imbere mu gihugu muri Finland mu mudugudu muto cyane yahindutse intwari muri Finland, ndetse ahinduka ikimenya bose, ndetse ahangayikisha Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zari zagiye gutera Finland. Yicaga abantu nta jomera akoresheje ku mbunda ye nk'ibimenyerewe kuri ba sniper bose. Yarasaga kure cyane, kandi nyamara imbunda ye nta jomera iriho kandi ntiyahushaga, dore ko yari yaramenyereye guhiga. Na telescope cyangwa jomera yakoreshaga, kandi ntiyajyaga ahusha buri sasu yaryoherezaga ryanditseho rigiye kwica. Muri aka kanya kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda Kendodox Empire, munyemerere tuganire kuri uno murashi wabayeho mu mateka y'isi utarabona umusimbura, The White Death cyangwa se Simo Häyhä, ukomoka muri Finland, wagaragaje impano ye cyangwa se ubuhanga bwe mu ntambara y'ubutita y'isi ya kabiri, ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zari ziteye Finland ziteze intsinzi, ariko zatashye zimyiza imoso. Nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda Kendodox Empire, ntugende udakanze subscribe, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Uhawe ikaze. Ahagana muri Werurwe 1939 mu mashyamba y'ibibarafu ya Finland cyangwa se amashyamba y'urubura ya Finland, hariho umusirikare wafashe icyubahiro cyo kuba umwe mu bantu bakoze intambara ku buryo budasanzwe mu mateka y'isi ya rurema mu by'intambara. Izina rye narinde bamwita Simo Häyhä. Abasirikare b'Abarusiya bamubatije urupfu rwera cyangwa se The White Death bitewe n'ibyo yabakoreye ku rugamba, bagataha bimyiza imoso. Tugiye kurebera hamwe uko umuhinzi w'imbere muri Finland yahindutse umwe mu basniper bakomeye cyane mu mateka y'isi ya rurema, ndetse n'impamvu inkuru ye ikiri kuvugwa n'abasirikare ndetse n'abahanga mu by'amateka mu bya gisirikare imyaka irenga 80 ishize. Uyu musniper mwiza Simo Häyhä yavutse mu 1905 mu mudugudu wa Lutsjaville hafi y'umupaka wa Finland ndetse n'Uburusiya, ndetse kandi yavukiye mu muryango w'abahinzi, ariko akiga no gukoresha imbunda mu buhinzi. Niyo yakoreshaga ari no guhiga, iki nicyo cyatumye yiga kurasa. Gusa ntiyari umusirikare w'umwuga mu by'ukuri muri Finland, ahubwo yari umusore usanzwe muto wo mu bugari, dore ko yari afite 1.60 m gusa. Yari umusore utuje kandi utavuga byinshi, ariko yari afite ubuhanga budasanzwe, ndetse areba no kure, ntago yahushaga iyo yiyemezaga kurasa, dore ko yari umuhigi mwiza. Ariko se inyuma yo kuba umuhigi yaje kuba umusirikare ate, kugeza naho baje kumuha ipeti rya generale muri Finland, wari umuhinzi. Gusa ku itariki ya 30 Ugushyingo amateka yaje guhinduka mu 1939, wari umuhinzi ahinduka umusirikare. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zateye Finland zizeye intsinzi yihuse kubera umubare munini w'abasirikare babo bari bafite, ariko Finland ntago yari yiteguye gutanga. Simo Häyhä yabaye umwe mu basirikare bo muri Finland, arwanira Finland mu ngabo za Finland zarwaniraga mu bibarafu cyangwa se mu rubura, dore ko arirwo rwiganje muri Finland, ndetse no mu mashyamba mu bushyuhe cyangwa se ubukonje buri muri -40°C. Buno n'ubukonje buhambaye busaba kujyamo wikamafuye cyangwa se wifubitse kugira ngo butaza kukwica. Gusa Simo Häyhä akoresheje imbunda ye
ya Muzi Nagant itagira na telescope, kuko telescope yatumaga umucyo ugaragara ku zuba, bikaba byatuma abanzi be babona ahari. Yahisemo kuyicomora ku mbunda kugira ngo atamenyekanisha aho aherereye kuri runo rugamba, bakaba bamuvumbura. Ino niyo tekinike ya mbere yakoresheje kuri urugamba, mu gihe abandi basniper mu rubura bakoreshaga telescope kugira ngo babashe kureba kure, we yayikuyeho. Hayiha kandi yatangiye kwihisha bikomeye cyane. Leta zunze ubumwe z'abasoviet azinjiramo abasirikare bayo, agenda bica umwe kuri umwe ari kure, ndetse kandi atagumye ahantu hamwe akora move, ariko agumya kwika amafura mu rubura, dore ko yari anabimenyereye. Simone Hayiha yari azi ibintu byinshi abandi basniper batazi. Yicaraga mu bibarafu cyangwa se mu rubura amasaha make cyane, ndetse kandi hari n'igihe yamaragamo iminsi adakora imyitozo iyo ari yo yose yatuma umwuka we ugaragara. Nta kintu na kimwe yakoraga gisohora umwuka we hanze, yakoraga uko ashoboye umwuka ukaguma mu rubura. Ikindi kandi yafataga urubura akarushyira mu kanwa kugira ngo umwuka we ushyushye utaza gusohoka ukagaragara mu kirere gikonje, bityo bigatuma umwanzi yatahura aho aherereye. Kandi Simone Hayiha kuri urugamba muri no ntambara y'ubutita y'isi ya kabiri, yateguragaho uburyo bwose aho agomba kwihisha, aho agomba kujya hatagaragara mu rubura. Nta biti yabaga ari hafi yabyo kugira ngo hato n'umuyaga udahuha ukaba wamuraburiza cyangwa ukaba wamugaragaza bakamutahura. Simo Hayiha mu byumweru bike cyane by'urugamba, umubare wabo yishe wari wamaze kwiyongera ku kigero kiri hejuru, ku buryo abasoviet bahise bamuha izina rya Beria Smert, bino bishatse kuvuga urupfu rwera cyangwa se the white death. Mu gihe cy'intambara y'iminsi 100, Simo Hayiha avuga ko yishe abasirikare basaga 500 ku rugamba. Ibi ni ibintu bitoroshye kuri sniper cyangwa se kuri buri musirikare uwo ari we wese. Muri bo hafi 505 nibo bafashwe nk'ikimenyetso cy'ukuri, nicyo kigaragazwa, nibo bagaragara ko yishe ku rugamba. Gusa hari na raporo zigaragaza yuko ashobora kuba yarishe umubare ugera ku basaga 700 ku rugamba, harimo ndetse n'abo yishe akoresheje imbunda ntoya. Gusa abo yishe akoresheje imbunda y'indebakure izwi nka sniper rifle ni 500. Iki gipimo kandi kiba kimwe mu bihabwa agaciro nk'ibirenze ibindi mu mateka y'intambara ku ino si ya rurema. Gusa ku itariki ya 6 Werurwe 1940, hasigaye iminsi mike ngo intambara irangire, Hayiha yagizweho ingaruka n'igisasu cy'umwanzi mu maso, arakomereka bikabije, yataye ubwenge, ariko ntiyigeze apfa, nubwo benshi batekerezaga ko yapfuye kuko igisasu cyari cyamuturikanye, ariko nawe wari warigeze amutahura. Bapfuye kunaga bombe iramufata, ifata mu maso. Yamaze amezi menshi mu bitaro. Intambara y'imbeho cyangwa se intambara y'ubutiti irangiye muri Werurwe 1940, Finland yemera amasezerano y'amahoro akomeye, ariko ubwigenge bwayo buraguma. Simo Hayiha yasubiye mu buzima busanzwe, yakomeje kubaho nk'umuhinzi ndetse n'umuhigi, kabone n'ubwo yari yaramaze guhabwa ipeti rya general mu gisirikare cya Finland. Ntabwo yavugaga byinshi nk'umuntu wese wabonye intambara. Ku byo yakoze mu ntambara ntiyigeze avugaho byinshi, ntiyigeze kandi yishimira ubwiza cyangwa se kubwirwa ko ari intwari ya Finland, ahubwo we yishakiraga ubuzima butuje. Bituma ati bya mirenge nyuma y'urugamba yisubirira mu buhinzi. Igihe umuntu yamubazaga uko yabashije kwica abantu benshi, yasubizaga mu magambo ye make cyane agira ati yakoraga icyo yasabwaga kandi yagikoraga neza. Simo Hayiha yabayeho imyaka irenga 90. Nyuma yaho yaje gupfa mu 2002, nibwo yitabye Imana. Gusa kuri uyu munsi Simo Hayiha aracyafatwa nk'umwe mu basniper beza cyane mu mateka y'isi ya rurema mu by'urugamba. Inkuru ye ikoreshwa mu mahugurwa menshi y'abasirikare barasira kure, mu bitabo ndetse no mu mafilm barimo bakina ibyo yakoze. Ariko kandi inkuru ye si yo gusa yerekana ubuhanga bwo kurasa neza gusa, ahubwo ni n'inkuru y'uburyo umuntu wibanze
kandi umuntu uciriritse utavuga byinshi yabashije kurwanira igihugu cye mu buryo budasanzwe. Buno ni umutima nyakuri w'urukundo rw'igihugu. Ese wowe uri kunyumva bino wabikora ukava mu buhinzi ukajya mu gisirikare? Ibaze nawe ubundi umbwire muri comment. Mu bihe bikomeye kandi by'imbeho n'intambara, Simo Hayiha yabashije gutabara benshi, igihugu cye akiganisha ku mahoro. Simo Hayiha ntiyari umuntu wifuza cyane cyangwa se umuntu wifuzaga kuba intwari y'igihugu, ahubwo yari umuhinzi wabaye umurwanyi kubera imibereho, bitewe n'uko yari abonye igihugu cye kiri mu matsa, ahitamo kwegura imbunda yakoreshaga ari umuhigi, ayitunga umwanzi, kandi asigana ubuhanga bwe ndetse asigira ubuhanga bwe. Yasize izina rye rizakomeza kuvugwa mu mateka y'intambara kuri ino si ya rurema. Buri wese ushatse kuvuga sniper mwiza avuga Simo Hayiha, umusirikare mwiza nubwo yahoze ari umuhinzi, gusa nyuma yahawe imidari ihambaye nyuma yo kuba umusirikare mwiza muri Finland, agahagarika intambara ku ruhare rukomeye cyane n'abandi basirikare. Reka nkubwire ngo noneho umusozo w'icyegeranyo naguteguriye kuri uno murashi mwiza wa Finland, Simo Hayiha cyangwa se The White Death, urupfu rwera. Noneho umusozo w'ikiganiro njye wakugezaho kino kiganiro nitwa Kwibuka Lonje. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uno muyoboro w'ibyegeranyo mugari mu Rwanda, kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Amahoro y'Imana ukomeze kubana namwe mwese.